Haleluya, haleluya. Imana ishimwe kubw'uyu mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ryayo. Uyu muririmbyi wa 361 yaririmbye Imana, aravuga ngo reka nyibashimire mvuge ko Yesu ari wo mpagije, avuga iby'umugisha w'abisi, avuga iby'uko ibyo dufite byose bishobora gushira bikarangira, ageze aho avuga ko no mu rupfu Yesu azaba muhagije. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ab'umutima uboneye nibo bazabona Imana. Haleluya. Ni amagambo abiri arimo cyane muri iri jambo, ni umutima uboneye, hanyuma ni ukubona Imana. N'ibyo bibiri turi bwibandeho. Hano mfite aya mazi bampaye kugira ngo ninsarara ngisomaho. Aya mazi ni amazi yakorewe mu ruganda rw'Inyange. Iyo yarebye ubona asa neza, ariko iyo dusobanura dushaka kuvuga iri jambo kubonera ikintu kiboneye, uba aya mazi nubwo ubona asa neza gutya, mu biboneye ntabwo arimo. Impamvu aya mazi bashobora kwandikaho ko azarangiza garanti mu gihe runaka, nuko mu ruganda bafite ibindi bintu bongeramo biyafasha kugira ngo agume ari mazima mu gihe runaka, hanyuma icyo gihe cyarangira kigatuma ashobora kuba atakiri amazi meza yo kunywa. Ibyo bindi bongeramo rero bituma aya mazi atari amazi aboneye. Hano mpafite andi mazi nayavomye hariya kuri robine. Aya mazi ya robine nayo ntabwo mu biboneye arimo, kubera ko baba basutsemo imiti ituma tuyanywa udukoko turimo twapfuye, kandi ubwo niba udukoko dushobora kugeramo nabyo ubwabyo bivuga ko ataboneye. Amwe mu matiyo anyuramo y'ibyuma n'ibindi ashobora kuba afite ingese zikinjiramo zigatuma aya mazi aba ataboneye. Ikindi mfite hano ni ji ya oranje. Iyi ji bayikora mu ironji, ariko mu by'ukuri iyi ntabwo ari ironji iboneye, kubera ko kugira ngo tubone iyi ji hari ibindi bashyiramo birimo na bya bindi bituma ishobora kumara igihe runaka itarangirika. Ibi nabyo bituma itaboneye. Hanyuma hano mpafite n'ironji noneho ubwaryo. Iri ronji ndamutse ndisatuye ngakanda ngakuramo ji nkayishyira mu kirahure, naba mfite ji iboneye, kubera ko nta kindi kintu kivanze muri iri ronji. Nashatse ko twifashisha izi mfashanyigisho kugira ngo twumve neza ikintu kiboneye, hanyuma twinjire ku cyo Imana ishaka kutubwira. Iyo ishaka kutubwira kugira umutima uboneye. Hahirwa ab'imitima iboneye, niko tumaze gusoma muri Matayo 5:8. Hahirwa ab'imitima iboneye. Umutima uboneye ni umutima udafite imvange, utarimo imvange, nkuko tumaze kuvuga ko ibi bintu byose byagiyemo ikindi kintu ntabwo biba bikiboneye. Biba biboneye ari uko uvanyemo ibyo wavanzemo, hanyuma ikintu kigasigara kiri uko cyaremwe n'Imana nyiracyo, nta kindi kintu wavanzemo. Umutima uboneye ni umutima udafite imvange, ni umutima ushyira Imana imbere, ni umutima ushaka Imana kurenza ibindi byose. Imana irema umuntu nicyo yashakaga. Yashakaga ko umuntu aba umuntu wayo yonyine gusa, ntagire ikindi kintu ayibangikanya nayo. N'igihe yazanaga Abisirayeli ibakuye muri Egiputa, hari ubwo yababwiye ngo nabaramije amababa nk'ay'ikizu, ndabazana kugira ngo muba banjye. Imana yaraturemye
kugira ngo tuba abayo yonyine gusa, ntihagire ikindi kintu icyo ari cyo cyose twayirutisha, ntihagire ikindi tuyibangikanya nacyo. Umutima rero uboneye ni uwo nguwo, ni umutima ushyira Imana imbere kuruta ibindi byose. Kuri uyu mutima uboneye, Imana iruta ibyo kurya. Umutima wifuza Imana n'ubushake bw'Imana kuruta uko wifuza ibyo kurya. Dawidi yajyaga abivuga, na Yobu yabisubiyemo, akavuga ngo amagambo y'Imana andyohera cyane kuruta ibyo kurya byose, akandyohera cyane no kuruta ubuki bwose. Hari umuririmbyi wa 363 nawe wabiririmbye avuga ngo mpisemo Yesu, ageraho avuga ngo andyohera cyane, nta buki buryoha nkawe. Yesu ubwo yarimo avugana n'umusamariya, abigishwa be baraje baramubwira ngo ngwino urye, arababwira ngo mfite ibyo kurya mutazi, ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo wantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Haleluya. Ikindi gihe ngo yarimo yigisha, anakiza abarwayi, agirira abantu impuhwe, akemura ibibazo by'abantu, ngo bigeze ubwo atabona n'umwanya wo kurya ibyo bamuteguriye, ntiyabona umwanya wo kubirya. Hanyuma ngo abo mu muryango we babyumvishe, bagira ngo yasaze, bashaka kujya kumufata. Ku mutima uboneye, Imana iruta ibyo kurya. Uyu mutima wifuza Imana kurenza ibyo kurya, ukavuga ngo nubwo nabura ibiryo ariko nkaba mfite Imana. Habakuki yarabivuze, iyi ndirimbo nahagurukanye ibisubiramo, avuga ngo naho imirima yarumba, imizabibu tukayihinga ntiyere, imyelayo nayo ntiyere, amashyo nayo agashira mu biraro, urumva ko ibiryo byarangiye, aravuga ngo nta kabuza nzishima n'Uwiteka. Haleluya. Imana izaba impagije, nzaguma nishima n'Uwiteka, ndirimbira Imana y'agakiza kanjye. Uyu mutima uboneye kuri wo, Imana iruta ubutunzi. Uyu muririmbyi mu gice cya 2 yarabivuze, aravuga ngo nubwo abisi ari abatunzi, njyewe Yesu arampaza wenyine. Iby'isi ni umurama utumuka, ariko Yesu we ntabwo ashira. Imana ntirangira, Imana ihoraho ibihe byose. Igihe ubutunzi bwaba burangiye, Imana yo nzaba nkiyifite irampagije. Pawulo mu Bafilipi 3:7 n'uwa8 aravuga ngo ibyarinda mu yanjye byose nabibaza igihombo kugira ngo ntunge Kristo. Nibyanshimishaga byose mbitekereza ko ari amase, ngo kugira ngo ndonke Kristo, kugira ngo mumenye, kugira ngo mwunguke. Imana ishimwe. Umutima uboneye ubona Imana iruta ubutunzi. Ku mutima uboneye, Imana iruta imyambaro. Yesu ubwo yigishaga yaravuze ngo ubugingo buruta ibyo kurya, kandi umubiri uruta imyambaro. Aravuga ngo uburabyo bwo mu ishyamba nibubiba, nibusarura, nibudoda imyenda, ariko Salomo wari umutunzi kurusha abandi ntiyigeze arimba nk'akarabyo kamwe. Aravuga ngo Imana yambika uburabyo, ishobora kutwambika ubwiza bwayo. Imana ishimwe. Hari umunsi nababwiye ngo Yesu yari afite ikanzu imwe, akagira inkweto imwe ya sandari, ariko mu basitari babayeho nta wigeze yamamara nka Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Ubwiza bw'Imana buramwambika, bukamurimbisha. Bwarimbishije Esiteri w'impunzi, w'umunyagano, utaba mu ngo z'abakomeye, utari mu baministre, utari mu bikomangoma,
atambutse imbere y'umwami, ubwiza bw'Imana burarabagirana butuma umwami amugira umwamikazi. Umutima uboneye, kuri uyu mutima Imana iruta ubumenyi. Dushakisha ubumenyi, twiga amashuri menshi, ni byiza, ariko dukwiye kumenya ko Imana iruta ibyo ngibyo. Pawulo yandikira Abakorinto ababwira ibyo gutoranya kw'Imana, yaravuze ngo Imana yatoranyije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge. Aravuga ngo kuko ubwenge bw'isi Imana yabuhinduye ubupfu, hanyuma Imana ishima gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa, kubera ko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge. Imana ishimwe. Haleluya. Byari ubupfu kuri ba Daniyeli guhitamo kurya ibishyimbo no kunywa amazi mu gihe bagenewe ibyo kurya byiza, kugira ngo bashobore kwiga ubwenge bw'i Babuloni kandi bashobore kugira ubuzima bwiza. Ariko ubwo bupfu nibwo bwabaviriyemo kugira ibiro byinshi no kugira uburanga bwiza no gutsinda amasomo y'i Babuloni. Imana ishimwe. Bagiye gukora ibizamini, baba bahanga kurusha abandi bose baryaga na bya byo kurya byiza, kandi bagiye ku munzani bagira ibiro byinshi, kandi babarebye uburanga basanga basa neza. Imana ihimbazwe. Ubwenge bwa ba Daniyeli yari Imana yabo yo mu ijuru. Kuri bo niyo yari ubwenge, kuyubaha nibyo byari ubwenge bwabo. Bazirikanaga uko Yobu yabivuze, akavuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Imana ishimwe. Niba dushaka ubwenge nyakuri, dukwiye kugira umutima ushaka Imana. Ubonye Imana uzaba ubonye ubwenge. Igihe i Babuloni ibintu byananiranaga, umwami yarose inzozi akazibagirwa, ahamagara abanyabwenge bose b'i Babuloni, abahanga mu by'ubushakashatsi babizoberereyemo, arabwira ngo ngaho nimushakashake mumenye inzozi narose, mukoreshe siyanse yanyu, mukoreshe tekinoloji, abizi iby'ubumaji mukoreshe ubumaji, mumbwire inzozi narose n'ibisobanuro byazo. Birananirana, bose bakatirwa gupfa. Hanyuma Daniyeli arahagera ati niki cyatumye igikuba gicika? Bavugije ingoma ngo abanyabwenge bose bahure bicwe. Daniyeli araza, waza atiteguye gupfa, aza yiteguye kubaho, ndetse no gutuma n'abandi bagombaga gupfa nabo bagomba kubaho. Araza ati niki giciye igikuba? Twebwe dufite ubwenge butari ubwo mutekereza. Muduhe iminsi 3 gusa tujye gushakisha ubwenge. Mu ijuru hari Imana ishuri ibishwe igasobanura ibyananiranye. Iyo tuyifite tuba dufite ubwenge burenze ubw'abanyabwenge bose batekereza. Muduhe akanya iminsi 3 gusa tumara umwanya twiga ubwenge, tuze tukubwire. Muduhe umwanya iminsi 3 dukora ubushakashatsi, tuze tukubwire. Nuko muri iyo minsi 3 ntago bagiye muri computer, ntibagiye kuri satelite, ntibagiye muri laboratwari, bamara iminsi 3 bashaka Imana yo mu ijuru. Haleluya. Bamara iminsi 3 berekeje umutima ku Mana. Hanyuma ku munsi wa 3 nijoro Imana iraza yereka Daniyeli ibyo umwami yarose n'ibisobanuro byabyo. Araza bibwira umwami, abari bagiye kwicwa bose babona ubuzima. Imana yabaye ubwenge bw'intumwa ubwo bafataga Petero na Yohana bakabajyana bajya kubarenganya, babaziza kuvuga Yesu no kumuhamya, bagira ngo babibabuze. Petero na Yohana barisobanura. Hanyuma abatambyi n'abafarisayo bari barize amashuri menshi y'iby'idini n'iby'iyobokamana, ngo batangazwa n'ubwenge bw'abo bantu
b'abarobyi batigeze bajya mu ishuri. Kandi Yesu nawe iyo yabigishaga ngo bajyaga batangazwa n'ubwenge bwe, ngo kandi ari umuntu utarigeze ajya mu ishuri. Imana ishimwe. Umutima uboneye ni umutima wifuza Imana kuruta ubumenyi. Kuri uyu mutima uboneye, Imana iruta icyubahiro, Imana iruta pozisiyo, Imana iruta ko ndi umupastori hano muri iyi paruwase, Imana iruta ko ndi umuyobozi muri korari, Imana iruta ko ndi umucuranzi uzi gucuranga neza, Imana iruta ko nzi gutera indirimbo neza muri korari. Mose amaze gukura amenya yuko ari uwo mu bwoko bw'Imana, yumva icyubahiro cy'ibwami cyo kwitwa umuhungu wa Farawo ntacyo kivuze, ngo abona kujya kurengananwa n'ubwoko bw'Imana azira Kristo, ngo bimurutira ubutunzi Abanyegiputa bose batunze, bimurutira icyubahiro cyo kwitwa umuhungu w'umwami, umuhungu wa perezida. Ahitamo kujya kubabarana n'Abisirayeli, ahitamo kujya kuba mu buretwa, ariko ngo abane n'Imana, aronka Imana. Abona kubabazwa ziri Imana, abona gutukwa ziri Imana, abona gusuzugurwa ziri Imana, abona kuvuga ngo ariko umuhungu w'umwami ajya mu buretwa, kuko abona ibyo ngibyo kuri we ari icyubahiro kuruta icyo yari afite yicaye ku ntebe y'ibwami. Imana ishimwe. Uyu muririmbyi wa 363 aravuga ngo jye mpisemo Yesu andutira no gushimwa n'ab'isi bose. Uw'133 aravuga ngo nubwo ab'isi banyanga byakusunikiraho, icy'ingenzi nuko mba ndi kumwe n'Imana ya, icy'ingenzi nuko mbona Imana. Kubana n'Imana mu buzima bworoheje biruta gushimagizwa n'abantu. Gutinda ku buryo abantu batubona ni kimwe mu bintu bijya bitubuza kuba Imana ishaka ko tubabo. Umuntu aravuga ngo nibambona ndahangaha, nibambona ngendana n'aba, nibambona nambaye gutya, nibambona nisiga gutya, nibambona narubatse inzu nk'iyi ngiyi, nibambona ngenda mu kamodoka nk'aka ngaka, ibyo ngibyo bikatubuza kuba Imana ishaka ko tubabo. Inshuro nyinshi tujya dutinda ku buryo abantu batureba kuruta gutinda ku buryo Imana itureba. Iyo tumeze gutyo ntabwo tuba dufite umutima uboneye. Ibyo ni iby'abantu, ntabwo ari iby'Imana. Yesu yacyashye Petero, meruka kubyigishaho, aramubwira ngo va inyuma Satani, kuko ibyo utekereza ari iby'abantu atari iby'Imana. Yashakaga ko umutima we wuzuramo ibitekerezo by'Imana kuruta ibitekerezo by'abantu. Ku mutima uboneye, Imana iruta umuryango. Yobu ntabwo yemeye ko umugore we amukura ku Mana, ntiyemeye amagambo y'umugore we n'inama z'umugore we zimutandukanya n'Imana. Aramubwira ngo uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Iyo nama ungiriye yo kureka Imana ni nk'iyi mugore w'umupfapfa. Yobu ntiyemeye ko inshuti ze zimukura ku Mana. Kuri we amahitamo yaraya, n'umugore nashaka ndeke, n'inshuti nizishaka zindeke, ariko ngomba kugumana Imana. Imana iruta ibyo ngibyo. Umutima we yaweguriye Imana. Yesu nawe
ubwo yari mu isi akora umurimo we ntiyitaye ku muryango we mu buryo bw'umubiri. Igihe bazaga kumushaka ngo bamuteshe umwanya yari arimo wo gukora icyo data wo mu ijuru ashaka, yarababwiye ngo mama na mwene mama ni aba ngaba bari hano bumva icyo data wo mu ijuru ashaka. Ndetse ijambo ry'Imana ritubwira ko aho avuka atakozeho ibitangaza byinshi. Ubundi muri kamere ya muntu dukunda gushaka nyine kugira ikimenyane no guteza imbere abo dukomokamo n'ibindi, ariko Yesu siko byari bimeze. Yaragamije gukora gusa iby'Imana shaka. Yesu yari afite umutima uboneye, umutima ushaka gusa icyo Imana ishaka. Buri munsi tujya tugira inzitwazo zo kutajya gukora icyo Imana iduhamagarira gukora, zo kutajya mu muhamagaro bitewe n'ibibazo turi gukemura mu miryango yacu. Ariko niba tugira umutima uboneye, dukwiye gufata umwanya buri munsi nubwo ibibazo bihari, tukabanza tukumva neza niba uyu munsi ari icyo Imana ishaka ko nirirwa muri ibyo bibazo, cyangwa niba hari ikindi iri kumpamagara. Nabwiye abantu kandi ibyo mvuga ni ukuri. Nababwiye ngo nubwo yaba umuvandimwe wanjye akoze ubukwe ku cyumweru, ntabwo nabutaha najya mu materaniro guterana. Ariko ni kenshi tureka kujya mu bushake bw'Imana turi gukemura ibibazo byo mu miryango yacu. Ku mutima uboneye Imana iruta ubuzima. Haleluya! Maze iminsi itari mike niyumvisha mu mutima wanjye kandi binezeza kandi bintera gusenga Imana ko Imana yanjye iruta ibi byose maze kuvuga hejuru byatambutse. Ariko vuba aha cyane niho muri njye hinjiye mw'iri jambo noneho ry'uko Imana iruta ubuzima. Vuba aha ni ijambo rinjemo vuba, maze iminsi ntekereza, ndigendana, ndisubiramo mu masengesho. Ntabwo nari maze iminsi, mu minsi yose narimo ntekereza ko Imana iruta byose, ariko vuba aha yongeye kumishurira noneho ko Imana iruta ubuzima. Ku mutima uboneye Imana iruta ubuzima. Pawulo yaravuze mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 20, ndashaka gusoma uwo murongo. Byakozwe n'intumwa gice cya 20 ku murongo wa 24, yaravuze ngo ariko sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri njye, kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe n'Umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe. Haleluya! Aha yarimo agiye Yerusalemu mu mirongo ibanza, aravuga ngo ndabizi neza ko ingoyi zintegererejeyo, ariko sinita kuri ubu buzima, ntabwo bafite bw'ingoyi, kuko sinita kuri ubu buzima, simbubona nk'ubw'igiciro kuri njye. Icyo mbona ko ari icy'igiciro nuko nkwiriye kurangiza umurimo data yampamagariye wo guhamya ubutumwa bwiza. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya! Icyamuka byumva, Imana iruta ubuzima. Yohana yandika mu Byahishuwe 12 yavuze iby'amashimwe yabaye mu ijuru kubwo kunesha kw'abera. Hanyuma ageze ku murongo wa 11 aravuga ngo abera banesheje Satani kandi bamunesheje ibintu bitatu. Simvuga ibyo bitatu byose, sibyo nshaka gutinda, ariko yavuze bitatu. Icya mbere ngo bamunesheje amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Cya kabiri bamunesheje ijambo ryo guhamya kwabo. Ariko icya gatatu
ngo ntibita no ku magara yabo. Imana ishimwe. Bamuneshesheje yuko batitaye no ku magara yabo. Kuba b'Imana ishaka ko baba bo, kurangiza icyo Imana ishaka ko barangiza, biruta ubuzima. Esiteri ubwo abayuda bari bagiye kurimbuka, mu gice cya 4 ku murongo wa 16 atuma kuri Moridekayi aramubwira ngo mugende mufate iminsi 3 mwese mwiyiriza ubusa, nanjye n'abaja banjye tuzabigenza gutyo, ngo uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, niba ari ugupfa nzapfa. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Impamvu ni iyihe? Ntabwo Esiteri kwari ukugira ngo akize ubwoko bwe gusa, ntabwo ari cyo cyari igitekerezo, ahubwo kwari ukugira ngo izina ry'Imana ridasibangana i Babuloni. Ubwoko bw'abayuda bwari buhagarariye Imana ku isi muri kiriya gihe. Ubwoko bw'abayuda bwarepresentaga Imana, bwari buhagarariye ubwami bw'Imana. Kuri Esiteri, kurimbuka kw'abayuda kwari ukurimbuka kw'izina ry'Imana mu isi, kwari ukurimbuka k'ubwami bw'Imana. Uyu munsi itorero rihagarariye ubwami bw'Imana. Umukristo yagombye kuba afite umutwaro w'uko itorero ribaho rikagira ubuzima, akavuga ngo icyatuma itorero ryose ribaho nkwiye kukibamo, niba ari no gupfa ngapfa. Kuko wasibanganya itorero yaba asibanganyije ubwami bw'Imana ku isi. Imana ihabwa icyubahiro. Dukwiye gushaka Imana kuruta ubuzima, gushaka Imana kuruta kubaho. Pawulo aravuga ngo icyonzi ni uko Imana izakomeza guherwa ikuzo mu mubiri wanjye, niyo naba ndiho niyo napfa. Umutima uboneye ni umutima ushaka Imana kurenza ibyo byose navuze, ni umutima uha agaciro Imana kurenza ibyo byose, kugeza no ku buzima. Imana ni iy'agaciro kuruta n'ubuzima bwanjye. Abagabo n'abagore batahuye iri banga, biyemeje kutagira ikindi bashaka uretse Imana yonyine. Berekanye ko bashobora kureka buri kimwe cyose bagasigarana Imana. Berekanye yuko nubwo bafite ibyo batunze, babitunze batabyita ibyabo, babitunze babyita Imana. Icyo nicyo cyatumye Aburahamu Imana imubwiye ngo va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu n'inzu ya so ugende. Yafashe inzira aragenda atazi naho Imana imujyanye, kuko kuri we Imana yari iruse umuryango. Nicyo cyatumye ubwo Imana yamubwiraga ngo jya gutanga umwana wawe Isaka, yafashe icyemezo cyo kujya kumutanga atitaye ku ngaruka ashobora kugira, zirimo n'ibibazo umugore wazamutera by'uburyo yagiye kumutangira umwana batanabigiyeho nina. Icyapa nuko yamenye icyo Imana ishaka, kandi gukora icyo Imana ishaka biruta ibibazo dushobora kunyuramo. Aburahamu yaramyaga Imana mu gihugu cy'i Kanani wenyine gusa, nta wundi n'umwe uramya Imana muri icyo gihugu. Akaramya Imana abandi bataramya, wenyine gusa. Dawidi yari afite umutima ushaka Imana. Ubwo yatangaga ubutunzi bwo kubaka inzu, yashimye Imana aravuga ngo turagushima Mana kuko twenze ku byawe tukaguhaho. Ntabwo ari ibye, ntabwo ari ibyacu, twenze ku byawe tuguhaho. Ibyo kubaka iyi nzu n'ubundi byari bisanzwe ari ibyawe, nta gihambaye dukoze, kuko ibyo tuguhayeho n'ubusanzwe ni ibyawe. Afite ibyo atunze ariko ntabibona nk'ibyo, abibona nk'Imana. Kubera uriya mutima ufite, icyo Imana yamwaka cyose muri ibyo atunze yagitanga bitamugoye. Twatangiranye ijambo Dawidi yavuze muri Zaburi ya 16, aho agira ati nta mugisha mfite utari wowe. Imana ishimwe cyane.
nta wundi mugisha mfite atari wowe. Ni wowe mugabane wanjye wonyine gusa, haba mu ijuru ni wowe mugabane wanjye, no mu isi nta kindi mfite uretse wowe wenyine. Imana ishimwe. Yamureba ikavuga ngo nabonye umuntu umeze uko umutima wanjye ushaka. Dawidi akavuga ngo icyo saba Imana ni kimwe. Kibazo si uko intambara zirangira, kibazo si uko abanzi batantera, ariko icyo saba Imana ni kimwe, ni ukuba mu rusengero rw'Imana iminsi yose nyiriho, ngahora nitegereza urusengero rwayo. Arashaka kuvuga ngo icyo saba Imana ni kimwe, uko ibintu byagenda kose ni uko ngumana Imana sintandukane nayo. Imana ishimwe. Umupfakazi umukene yahaye Imana icyo yarasigaranye. Umugore wabonye agaciro ka Yesu yafashe amavuta y'igiciro cyinshi ayamusuka ku mutwe. Abandi bose baravuga ngo ibi ngibi bipfiriye icy'ubusa, ariko kuri we ntibyari bipfuye ubusa, kuko yagiraga ngo aronke Yesu. Yakobo igihe yumvisha agize inyota y'Imana, amaze imibereho ye yose kuva akivuka yarabaye mu buriganya, mu kwirwanirira, mu gushaka uburyo bwo kuba wakoresheje uburiganya. Haba igihe yatwaraga umugisha wa mukuru we, haba igihe yakoreraga Labani, yakoreshaga uburiganya, ubutunzi bukazi we. Ageze aho yumva kubaho nk'umuriganya biramukomereye, yibaza uburiganya ari bukoreshe ngo Esawu amubabarire. Byanze bikunze yahunze intambara, aho yagiye naho bageze aho bamureba ijisho ribi, abona atashobora gusubirayo, afata icyemezo cyo gusubira mu gihugu cy'iwabo. Ariko ageze mu nzira yibuka ko yariganije mukuru we, biramukomerana. Aribaza ngo aho vuye sinasubirayo, aho ngiye naho ni ibibazo. Yumva akeneye Imana, umutima urabonera, uburiganya buvamo, yumva arashaka Imana. Ngo yambutse umugore we n'ishoreke n'abana n'ubutunzi bwose, abyambutse akagezi, asubirayo wenyine, ajya gushaka Imana. Haleluya! Asubirayo wenyine, atandukana na buri kimwe cyose, ajya gushaka uburyo yaba hamwe n'Imana yonyine gusa. Umutima uboneye, udafite ikindi werekeyeho namba, ugeze aho werekeye ku Mana yonyine gusa. Nuko noneho arasenga, hanyuma Imana iramugenderera, marayika araza, barakirana. Agezaho ngo bugiye gucya marayika amubwira ngo nyabuneka ndeka ngende. Undi ati sinakurekura, narekuye ubutunzi, narekuye amashyo, narekuye umugore, narekuye abana, narekuye ishoreke, wowe sinakurekura. Cyatumye mbarekura nuko ari wowe nashakaga, sinshobora kukurekura keretse umpaye umugisha. Mana ishimwe. Umutima uboneye ni umutima uvuga ngo Mana ndagushaka, nishaka mpi ariko nkubone. Aba bantu batanze byose, batanze ubutunzi, batanze umwanya wabo, batanze ubuzima bwabo, ariko ngo babone Imana, babe ab'Imana ishaka ko bababo. Ibindi byose birashira. Iyo umuntu afite umutima uboneye, ijambo ryatubwiye ngo azabona Imana. Haleluya! Hahirwa b'imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Iyo umuntu rero ageze aho agira uyu mutima, niwe Imana imwiyereka. Ntabwo Imana ijya itwiyereka imitima yacu ikirimo imvange, igikubita hano igakubita hano igakubita hariya. Oya, ntabwo tubona Imana. Ab'imitima iboneye nibo bazabona Imana. Yesu yaravuze ngo mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa, musabe muzahabwa. Iyo umutima ugeze aho ushaka Imana yonyine, Imana iraza ukayibona. Nkunda kubasubiriramo ubuhamya bw'umukongomani wari indaya, hanyuma akagera igihe arwara kandi ari ingaruka z'uburaya bwe, yagiye kwicisha amabere ngo bayashinge bongere bayahagarike.
yarabyaye umwana ariko agashaka ko yongera akaba inkumi, hanyuma hazamo infection, amabere arabora, ageze aho abona ko bitagishoboka, n'abaganga bamubwira ngo tegereza gupfa nta kindi, bamushyira mu cyumba cye cya kato. Ariko ngo yari yarigeze anyura ahantu abantu basenga bagahimbaza Imana bagasirimba, ngo aravuga ngo abantu bari abantu byagenze gute, barabwira bati barimo barabyinira Imana. Ngo umuntu utanyoye se arabyina akanezerwa akageza hariya? Ngo baramubwira bati cyane, iyo umuntu ahimbaza Imana ageze hariya. Ngo yibuka ayo makuru, aravuga ari mu cyumba cye cy'uburwayi, ngo aravuga ngo wa Mana we nabonye babyinira, niba uriho unkize nanjye nzagukorera. Ngo ako kanya aho yarari yumva imbaraga zidasanzwe zimujemo. Yari amaze hafi nk'ibyumweru 2 atabyuka aho ari, arahaguruka azenguruka ibitaro byose, ngo agenda ababwira abantu ngo Imana irankijije. Agera no ku mudogiteri we baramubwira ngo Imana irankijije. Hanyuma nyuma y'ibindi byumweru nka 2 aba yakize, atangira kuba umuvugabutumwa. Iyo byose bishize, iyo umutima ugezaho ushaka Imana yonyine gusa, niho Imana itwiyereka. Umutima uboneye uvuye mu ibyo bindi byose wakubitagaho ukerekera ku Mana. Igihe Abisirayeli Imana yabajyanaga mu butayu, tujya turirimba ngo mu butayu nta cyiza kibayo, ariko biratangaje. Igihe Imana ijyana Abisirayeli mu butayu, niho yababwiriye ngo nabaramije amababa nk'ay'ikizu ndabizanira kugira ngo muba banjye. Kandi Imana yabwiye Mose ngo genda ubakure muri Egiputa ubazane ku musozi w'Imana hano, aho Mose yararagiye umukumbi ku musozi w'Imana. Mu butayu Abisirayeli bari bafite amahirwe akomeye. Nta kazi bari bafiteyo, nta mirima bashoboraga guhinga bibarangaze, nta bucuruzi, nta business bashoboraga gukora. Ngira ngo n'amatungo batambagaho ibitambo banza nayo yarabagaho mu buryo bw'ibitangaza nka manu, kuko mu butayu niho habaye ubwatsi n'amazi. Yabatungishaga manu, yabatungiraga n'amatungo. Ntibagombaga kujya, naho bari bafite bajya kwahira ngo bahirire amatungo. Nta kindi kintu bari bafite cyo gukora uretse gusabana n'Imana mu ihema ry'ibonaniro, bayitambira ibitambo, bumva amategeko yayo. Bari bari ahantu heza ho kubana n'Imana. Ikibazo ntibabimenye. Haleluya! Ntibigeze basobanukirwa ko Imana yabazanye ku musozi wayo ngo binjoyinge Imana yonyine gusa. Baba ahantu batanezezwa no guhinga, batanezezwa no kubiba, no gusarura, no gukora business n'ibindi. Baba ahantu banezezwa no kuvugana n'Imana buri munsi. Mbega ubuzima bwiza, ubuzima bwo kuvugana n'Imana buri munsi, ubuzima bwo kubana n'Imana yonyine buri munsi. Nasomye Simiyoni ngo yari amaze imyaka, oh haleluya, renga 80 yibera mu rusengero gusa. Hari igihe ntekereza ubuzima bw'uriya musaza, ngo ategereje agakiza k'Imana, afashe Yesu mu biganza, ngo aravuga ngo sezerera umugaragu wawe amahoro, kuko agakiza nategerezaga ndakabonye. Imana ishimwe. Yiberaga mu rusengero gusa, mu nzu y'Imana, yibanira n'Imana gusa. Burya iyo turi mu butayu, iyo nta kazi, iyo nta mirima, iyo nta business, iyo nta mashuri, iyo ibintu bikomeye, tuba dufite umwanya mwiza wo kubana n'Imana yacu yonyine gusa. Haleluya! Ibihe byaguma mu rugo byanzaniye ububyutse budasanzwe mu rugo iwanjye, kuko byaduhaye umwanya mwiza wo gusengana n'umuryango. Mbona ububyutse buza, mbona impano z'abana zaka ziracana ntarinzi. Ndavuga ngo Imana
nta gihombi igira, ku bakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Dukwiye kwiha Imana. Umuntu umwe yaravuze ngo jyewe niyeguriye Imana kugezaho nta kintu nsigaranye cyo gutakaza, nta n'icyo nsigaranye cyo kurinda, byose ni iby'Imana. Ntacyo ngifite nshobora gutakaza ngo vuge ngo natakaje, ni iby'Imana, nta cyanjye ngifite. Twatangiye turimba ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Iyo Imana ishatse ko mbitunga ndabitunga, iyo ishatse kubitwara irabitwara, ariko yo ntaho ijya. Yobu yaravuze ngo Imana niyo yabimpaye, igihe nazaga ntacyo nari ifite Imana gusa. Haleluya! None Imana irabyisubije, ariko yo ndacyayifite. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo aho niho tubona Imana. Azaba ari ububyutse budasanzwe muri iyi paruwasi, azaba ari ububyutse budasanzwe mu itorero ry'Imana, azaba ari ububyutse budasanzwe mu gihugu cyacu, ubwo abakristo bazahagurutswa no gushaka Imana kurenza ibindi bintu byose, ubwo bazishimira Imana yonyine, ubwo batazaba bishimira impano n'ibintu Imana yabahaye, bakishimira Imana yonyine. Uwo ni wo mutima uboneye, umutima wiruka ku Mana, umutima ushaka Imana, umutima uvuga ngo sinkure kuruta mpaye umugisha, umutima uvuga ngo nta mugisha mfite utari wowe, umutima uvuga ngo umutima n'umubiri wanjye birashira, ariko Imana niyo gitare umutima wanjye uhungiraho, kandi niyo mugabane wanjye iteka ryose. Imana izigaragaza mu itorero, Imana izigaragaza muri iyi paruwase, Imana izigaragaza mu isi niduhagurukira rimwe tukayishaka, kurenza uko dushaka ibindi, kurenza uko twitaye no ku buzima bwacu. Umutima uboneye, umutima wari muri Kristo, umutima watumaga nta kindi kimudeviya ngo kimukure muri gahunda y'Imana. Umutima, uyu mutima Aburahamu yari afite. Mu by'ukuri igikorwa nyirizina cyo gutanga umwana nticyabaye, ariko Imana yaramubwiye ngo nagiraga ngo ndebe ko uwo mutima ufite wo kunkunda kuruta uko ukunda umwana wawe, wo kunkunda kuruta ibibazo bishobora gukurikiraho nuramuka utanze umwana wawe. Njya senga Imana, iyo nyibwira ngo ibyo ushaka bibeho, mba niteguye ko icyo Imana ishaka cyose niteguye kukijyamo. Uyu munsi nkora akazi, ariko sinitaye ku kazi cyane. Iyo senga Imana ndavuga ngo niba atariho ubona nkwiriye kuba, no kukavamo ntacyo bitwaye, kandi inzira zose wagahagarikamo, icy'ingenzi ni uko mba ushaka kumva. Nitaye ku nguzanyo ya banke, nitaye ku kuba yateza cyamunara, nitaye ku buryo ubuzima bwagenda, iyi saha Imana ivuze ngo none ntusubireyo, nasezera. Uwo mutima ni w'Imana ishaka. Ba Nehemiya barakaretse, ba Matayo umukoresha w'ikoro, ba Petero niba bari bafite imyenda simbizi, icyo nzi nuko igihe Imana yabahamagaraga nta yindi migeri bateye, bahise basiga byose bakurikira aho Imana ibabwiye kujya. Ab'imitima iboneye nibo bazabona Imana. Ese ufite umutima uboneye? Ufite umutima ushaka Imana? Ufite umutima ushyira Imana hejuru ya byose? Ese umutima wawe ntabwo urimo imvange? Ntabwo umeze nka bya bindi nabanje kukwereka hano bigiye bifite ibindi bivanzemo? Umutima wawe uraboneye? Ndagira ngo muri uyu mwanya, niba muri wowe harimo ibintu byinshi, umutima wacu ujya ugira imvange, ibintu byinshi, kugezaho n'uyu mwanya turi hano mu rusengero tunabwiriza ubutumwa bwiza, umutima ugenda ukajya ku bindi bintu, ukavangirwa, ukajya mu imvange, umuntu akaba yagera na hano ku kibuga ukamubaza icyo babwirije ntakivuga.
umutima wacu ujya ubamo imvange kugeza aho umuntu anapfukamye ari gusenga wenyine ari mu isengesho, yumva hagati mu isengesho hajemo ibindi bitekerezo bitari Imana, bitari isengesho, hakagira ibindi yibuka byo mu buzima bitari Imana, bikarogoya isengesho rye. Umutima ujya uvangirwa kugeza aho wicaye uri gusoma Bibiliya ushobora gutwarwa n'ibindi bitekerezo bikagusaba kuza kongera gutangira, ukisanga utazi aho wari ugeze, waba wishyizemo akanyabugabo ukongera ugatangira, cyangwa ukaza kurangiza ariko utakwibuka ngo narindi gusoma iki. Uyu mwanya niba wifuza ko Imana iboneza umutima wawe, wahaguruka tugafatanya gusenga Imana. Imana ikaboneza umutima wawe, kuko umutima numara kubonera nibwo uzabona Imana. Impamvu kenshi dushaka Imana ntituyibone, tukumva iri kure yacu, twibaza impamvu tutayibona, tudasabana nayo, nuko imitima yacu itaboneye, ivanzemo ibindi bintu byinshi. Niba hari ibyo ukeneye ko Imana iboneza muri wowe kugira ngo ibone kwiyereke, haguruka dufatanye gusenga Imana. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Ndakwifuriza kugira uyu mutima uboneye, umutima utuma ubona Imana, umutima utuma Imana iba yiteguye kwigaragaza mu buzima bwawe, kwigaragaza muri iyi paruwase, kwigaragaza mu itorero, kwigaragaza hano ku isi. Reka dusenge. Data, imitima yacu ntabwo iboneye imbere yawe, nicyo gituma tutakubona. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko ari bo bazakubona. Hahirwa abashaka we wenyine kurenza ibindi byose. Hahirwa abirata ko bakumenye bakagusobanukirwa. Dufite ibindi twirata, dufite ibindi dushyiramo imbaraga dushaka cyane n'imbaraga zacu zose. Imbaraga dushira mu kugushaka ni nkeya, inyota tugufitiye ni nkeya, iyo dufitiye ibindi bintu ni nyinshi cyane. Nicyo gituma tutakubona. Sabiye bene data kubwira ijambo, bahagurutse imbere yawe, boneza imitima yawe. Umuririmbyi aravuga ngo ntabwo nashobora rwose gutunganya ingeso zanjye, niyo mbigerageje birananira. Ariko aravuga ngo dore nkwikubise imbere, ndatsinzwe, ariko amaraso yawe yaramviriye. Boneza imitima yacu tugushake, tubone uruw'agaciro kugeza aho uruta n'ubuzima bwacu. Ndagushimiye kubw'ubu butumwa bwiza, ndagushimiye kubw'icyo washatse ko ijambo rikora, bisabye mu izina rya Yesu.